Muri kumwe nanjye Nadine Umuhoza mbaye ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye. Abahinzi n'abatubuzi b'imbuto bo mu gishanga cya Rugende mu karere ka Rwamagana barashinja ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kubateza igihombo nyuma yo kubaha imbuto yamunzwe kikabategeka kwihinga none ikaba yaranze komera. Iki kigo RAB kivuga ko iki kibazo ngo cyatewe n'umwe mu batubuzi bafatanya nacyo, gusa ngo hagiye kurebwa uko abahinzi bafashwa. Jean de Dieu Kanijabo mu nkuru irambuye. Iki cyarameze aha hose ni intabire gusa, nta kigori na kimwe kirimo, kandi twateyemo ibigori ikiro cyaguraga 5,200. Ni koperative igizwe n'abahinzi basaga 250 bo mu gishanga cya Rugende ku ruhande rw'akarere ka Rwamagana na Kicukiro. Bavuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ngo cyabasabye gutunganya imirima yabo bagahabwa imbuto y'ibigori yo mu bwoko bwa hybride, ikiro bakakigura amafaranga 5,200, mu gihe ibyo bari basanzwe bahinga ikiro cyaguraga amafaranga atageze kuri 550. Babwirwaga ko iyo mbuto yakorewe ubushakashatsi kandi ko yizewe, ariko na n'ubu ngo hari imirima ibigori bitarameramo kandi bamaze ukwezi kurenga babiteye. Ko tugomba gutegura igihembwe cy'ihinga, turarima ngo kubera ko imbuto igiye kuduha ngo yujuje ubuziranenge. Tumaze kurima dusubiramo turasanza, tumaze gusanza baratubwira ngo dutegure ifumbire y'imborera. Imborera nayo twarayitwaye, ibeni imwe twayitwaraga ku 60,000. Mu kudushakira imbuto batuzanira imbuto yaboze irimo imungu. Abahinzi tukibibona twe turavuga ati ibi bintu ntago ibi bigori bizamera. Baratubwira ati ibigori bizamera byujuje ubuziranenge. Ari RAB badufite n'icyangombwa cyabyo kibyemeza ku bigori byujuje ubuziranenge. Rero ibyo bigori tubitera ariko n'ubundi tubona byarashize byaraboze. Tumaze kubitera turategereza, baratubwira ngo bitinda kumera, turategereza none dore aho ikigori kimeze kigeze. Wateye nk'ibigori bingana bite mu murimo ngano ute wowe? Ari 20 nawe uteyemo ibigori ibiro 4. None mu bigori byamezemo mva nimbarwa urebye ni nk'ibigori nka 20 mu murimo, nta bigori mfitemo. Ibigori byanjye byanze kumera. Mu byameze cyo kora harimo nk'ibigori nk'150. Mu murimo ngano ute? Mu murima nyine are 20. Ubusanzwe muri are 20 hameramo nk'ibigori bingaho ugereranyije? Ibigori ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane kuko wezamo nk'ibiro, wezamo nk'imifuka ine y'ibigori. None ubu uzezamo nk'ingahe? Yewe ni nkabya ni ibiro 20. Ubwo rero icyo ni igihombo nimba perezida ashaka kugira ngo umuhinzi atere imbere. Ibyo ngibyo twasanze twebwe RAB idusubiza inyuma cyane. Nateye ibigori ibiro 37, buri kiro kimwe ni 5,200. Nabiteye muri hegitari 2,900. Nari nazishoyemo 1,1,2. Nyuma turatera, dumaze gutera ibigori ntibyameze. Muri izo hegitari 2,900 ngereranyije ukuntu ibigori bigiye bihagaze mu murima, wasanga buri murima nibuze fitemo nk'ibigori 100, buri murima urimo nk'ibigori 100. Noneho hari no mfitemo wa 0 utaramezemo nk'itatu, itaramezemo n'ikigori na kimwe. Se mwebwe nk'abahinzi niba mwari mumaze kubona ko imbuto yamunzwe, kuki mwayiteye? Ikintu cyatumye tuyitera, RAB yaraje iravuga ngo nidutere imbuto ngo yujuje ubuziranenge, ngo barayipimye basanga imbuto yujuje ubuziranenge. Ariko mwe nk'abahinzi mwari mwabonye ko imunzwe? Twari twabibonye. Twari twabibonye. Mwabwira RAB ko imbuto imunzwe, RAB ikababwira ngo iki? Tubwira ngo imbuto n'inzima nituyitere. Bavuga ko begereye RAB ntiyagira ikibafasha, none barayisaba kubishyura iki gihombo yabateje kuko ngo abenshi bahinze bifashishije inguzanyo z'amabanki. Dushaka ko dusubizwa amafaranga yacu. RAB ni ukuvuga ngo izasubiza koperative yahereza abahinzi. Nicyo dushaka. Kandi ibintu bitubahirijwe turumva twebwe turakomeje, tuzabaza dukurikije ko twumva Perezida wa Repubulika yitaye ku bahinzi. Kuba amasinda ameze gutya nta kintu kirimo, kandi twaragujije amafaranga kuri banki ikabiri kwishyuza. Ubwo dufite ikibazo. Icyifuzo dushaka nuko dushaka ko RAB igomba kwicara hasi igahera ku mafaranga twakoresheje duhinga dusanza ifumbire y'imborera, ifumbire ya DAP, ikabikusanya, mara kubikusanya ikatwishyura. Rwebigo Daniel ukuriye agashami k'imbuto mu kigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi avuga ko iki kibazo cyatewe n'umwe mu batubuzi bakorana na RAB, ariko akizeza ko iki kigo cyiteguye gufasha aba bahinzi mu gihombo bahuye nacyo. Iyo mbuto ntabwo twari tuyifite mu by'ukuri, imbuto bavuga yagize ikibazo ntabwo ari twayibahaye. Hari wari ufite imbuto
noneho tuza kubahuza n'iyo koperative. Ntitwari tuzi aho yaturutse, twayibarangiye kuyikura kuri uwo mubuzi, baza ndetse no kumvikana bayigurayo barayikoresha. Twari tugikurikirana kumenya niba mu by'ukuri imbuto yabahaye ariyo mbuto twari twaragiye dukurikirana. Ko bavuga ko bagaragarije RAB mbere yo gutera iyo mbuto ko iyo mbuto yamunzwe, ngo mukababwira ko muyizeye mukabasaba no kuyitera. Ntabwo mbizi, ntabwo babimbi. Barabashinja kubateza igihombo rero Daniel, kandi bagasaba ko ari mwebwe mwazishyura igihombo bahuye nacyo. Kidushinja atakidushinja, agize ikibazo ubundi turamufasha. Ubwo tuzakomeza kuganira turebe mu by'ukuri icyabafasha kurusha options zitandukanye dushobora kuganiraho nabo mu buryo wa interventions bakorerwa haba mu gihembwe gikurikira cyangwa se n'iki. Si ubwa mbere ikigo RAB gishyirwa mu majwi na bamwe mu bahinzi kubateza ibihombo, kuko mu bihe byashize abahinzi bihuye bashinja iki kigo kubaha imbuto ya soya, ariko biza kurangira itazanye imiteja, ndetse Nyamagabe ho bavuze ko bejeje intobo mu gihe bari bahawe imbuto na RAB babwirwa ko ari iy'intoryi. Ni ikibazo gisa n'icyaburiwe igisubizo kugeza ubu, ariko abahinzi bo bakaba bakomeje kuharenganira, ari nako bagwa mu gihombo kibasiga mu bukene bo n'imiryango yabo, nyuma yo gushora amafaranga menshi muri ibyo bikorwa by'ubuhinzi, rimwe na rimwe banayagujije mu mabanki. Jean de Dieu, Kanini Jabo, TV1.